Neza. I'm so happy to see you again. Ndishimye kongera kubabona. Last time I talked about the dreadful thought. Ubushize navuze ku tsimbarara ku bitekerezo by'ukuri. Do you remember it? Ese murabyibuka? Today I want to move on to the next topic. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku yindi ntego. It is about isolation. Intego kwigunga. In today's society, mu miryango myinshi iki gihe, there are many people who are isolated. Hari abantu benshi bigunze. Whether you are old or young. Yaba batoya cyangwa bakuru. No one is born isolated. Nta muntu n'umwe uvuka yigunze. There must be a reason why people get isolated. Hari impamvu zitandukanye abantu bigunga. Some people are isolated because of family, divorce or violence. Abantu benshi bigunga bitewe no gutandukana kw'imiryango se cyangwa amakimbirane. Other people are isolated because of other reasons. Abandi nabo barigunze kubera impamvu zitandukanye. But anyway, ariko the most important thing is how to get out of isolation. Icy'ingenzi ni ukwibaza ni gute umuntu yava mu bwigunge. I believe that you have heard of the Dead Sea. Ndizera ko mwigeze kumva ibyerekeranye n'inyanja y'umunyu. The Dead Sea is different from the ordinary sea because of the different reasons. Inyanja y'umunyu itandukanye n'inyanja zisanzwe kubera impamvu zitandukanye. You cannot swim inside. Ntabwo ushobora kogamo. There are no fish in the Dead Sea. Nta mafi aba mu nyanja y'umunyu. And no living things can live there. Nta n'ikintu na kimwe gifite ubuzima gishobora kuba mu mazi y'inyanja y'umunyu. On the other hand, mu rundi ruhande, rivers can flow. Umugezi ushobora gutemba. There are many living things in the river. Hari ibinyabuzima byinshi mu mugezi. In the same way, muri ubwo buryo, we need communicate and fellowship. Tugomba kuvugana ndetse no kugirana ubusabane n'abandi. If we don't communicate and fellowship, nitutagirana ubusabane cyangwa tuvugane n'abandi, we will become like the Dead Sea. Tuzamera nk'inyanja y'umunyu. Now in Asia, ubu muri Aziya, suicide rates are very high. Abantu biyahura, umubare w'abiyahura urazamuka cyane. Suicide is usually committed by young people who can't bear psychological pressure and choose to commit suicide. Abantu benshi cyane biyahura usanga ari urubyiruko bitewe n'uko batabasha kwihanganira mu byo bacamo. I have a friend who has failed to commit suicide. Mfite inshuti yanjye yashatse kwiyahura. When I asked him why he wanted to commit suicide, namubajije umunsi umwe nise niye mpamvu yatumye wumva wakwiyahura. He said that his parents did not understand him. Yaramucubije ngo ababyeyi be ntabwo bamwumva. Nor did his classmates or teachers. Ndetse nabo biganaga ndetse n'umwarimu. He used to be a cheerful boy. Yari umusore wahoraga yishimye. But he became isolated because of the lack of communication with his parents and classmates. Ariko atangira kwigunga kubera ko atabaga ari kumwe n'inshuti n'abanyeshuri biganaga. Now he has changed. Ariko ubu yarahindutse. Because he is connected to IYF. Kubera ko afitanye ubusabane na IYF. We helped him to break out of his isolation. Twamufashije kubasha gukira ikibazo cy'ubwigunge. Here is an experiment. Rero urunguru n'urugero rw'ibyabayeho. I don't know if you have heard of it. Sinzi niba warabyumvishe. One day, umunsi umwe, scientists put a mouse into a box. Umunsi umwe abantu bakora ibya siyansi bashyize imbeba mu gikarito. In which they put water and food. Bashizemo amazi n'ibyo kurya. As well as drugs. Bashiramo n'imiti. For the first 3 days. Mu minsi 3 ya mbere, the mouse ate only food and took water. Imbeba yaryaga gusa amazi, ibyo kurya ikanywa n'amazi. Not drugs. Ntabwo yigeze ikora kuri iyo miti. But after 3 days, ariko nyuma y'iminsi 3, the mouse started taking drugs too.
inyuma y'iminsi ati imbeba nayo yatangiye gufata kuri iyo miti. In the same box, muri cya gikarito kimwe they put a lot of meth and added water, food, and drugs. none bafashe ikindi gikarito bashyiramo imbeba nyinshi, bashyiramo ibyo kurya, bashyiramo n'iyo miti. 3 days went by. Iminsi 3 irashira. A week went by. Icyumweru kirashira. The meth did not touch drugs, and every day was a happy day to them. Izo mbeba ntabwo zigeze zirya iyo miti, ndetse buri munsi wose wari umunsi w'ibyishimo kuri zo. Likewise, rero muri ubwo buryo, studies have shown that it is easy to follow your thoughts when you are alone. Biroroshye cyane gukurikira ibitekerezo byawe igihe uri wenyine. But when many people are together, ariko abantu benshi iyo bari hamwe, we can share and communicate. Bashobora kuganira ndetse bakavugana. The power will overcome the desires to take drugs. Bakabasha kunesha ibigeragezo bishobora gutuma bafata ibiyobyabwenge. I hope you can understand my words. Ndatekereza yuko mushobora kumva amagambo yanjye. Fellowship more with others and share your heart. Kurushaho kuvugana n'abandi no kugira ubusabane n'abandi, ukavuga umutima wawe. When you are stuck in isolation, iyo wafashwe n'ubwigunge, you don't have the strength to pull yourself out. ntabwo ugira imbaraga zo kubasha kwikuramo. You need help of those around you. uba ukeneye ubufasha bw'abantu bakuzengurutse. Don't be afraid to be connected with others. Ntukagire ubwoba bwo kubasha kugirana ubusabane n'abandi. That's all for today. Ibyo nibyo tuvuzeho uyu munsi. Thank you for listening. Murakoze cyane gutega amatwi. I hope to see you next time.